Ese wigeze wumva umutima wawe uremerewe n'ibibazo by'ubuzima, amakuru mabi cyangwa se amagambo y'abandi kugeza ubwo wumva ubuzima nta mutuzo bufite? Amahoro yo mu mutima si ikintu cyiza kuko ibintu byose byagenze neza, ahubwo ni ubushobozi bwo gutuza nubwo ibintu byose byaba bitari kugenda nk'uko ubyifuza cyangwa se bitari kugenda neza. Niba ushaka gutera imbere mu buzima ugomba kubanza kubaka amahoro imbere muri wowe. Uyu mwanya rero tugiye kureba amategeko 5 yo kubaho ufite umutuzo udahungabanywa n'isi yo hanze. Icya mbere ni ukumenya itandukaniro ry'ibyo ugenzura n'ibyo utagenzura. Abantu benshi bahangayikishwa n'ibyo badafiteho ubushobozi nk'imyitwarire y'abandi cyangwa ibintu byo ku isi yose. Umunyembaraga we yibanda ku byo ashobora guhindura, ibitekerezo bye, ibikorwa bye n'intego ze. Iyo urekuye ibyo utagenzura, umutima wawe nawo utangira gutuza. Ikindi kintu ni ukubaho mu gihe cy'ubu, present moment. Amaganya menshi ava mu gutekereza ku byahise cyangwa se ku by'ejo hashobora kuzaza. Amahoro nyayo aba muri uyu mwanya urimo ubu ngubu. Iyo wibanze ku byo urimo gukora ubu, ubwonko bwawe buratuza, umutima ugasubira mu mwanya wawo. Uburyo bwa gatatu ni ukureka kurushanwa n'abandi mu buzima bw'abandi kuri social media. Bituma utakaza amahoro yawe. Aho kubaho ugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, jya wigereranya n'uwuriwe ejo. Iyo utera intambwe nkeya buri munsi, uba uri gutsinda utuje, kandi niko kuri. Icya kane ni ugushyiraho igihe cyo guceceka, silence time. Buri munsi fata iminota mike yo kuba uri wenyine, nta telefoni, nta bantu, nta rusaku. Muri ako kanya niho ubwonko bwawe butunganyirizwa, ibitekerezo bikikusanya, umutima ugatuza. Rero guceceka ni umuti w'ubwoba n'ubwumvire bw'imbere. Ubuhanga bwa nyuma ni ugukunda gushima. Ntushobora kugira amahoro mu mutima udashima, cyangwa se mu mutima wuzuye kudashima. Buri munsi ibuka ibintu 3 byiza ufite nubwo byaba bito. Gushima bihindura uko ubona ubuzima, bikagukuraho igitutu, bigasiga umutuzo. Umutima ushimira ni umutima utuje. Amahoro nyayo atangirira imbere muri wowe, si hanze yawe. Rero niba wiyemeje kubaho ufite umutuzo guhera uyu munsi, andika ndatuje muri comment. Reka duhurire muri video itaha.